u Rwanda, Kigali nayo itoroshye cyane ku ruhando mpuzamahanga. Nta munyamahanga n'umwe wigeze uza muri Kigali ngo ataha atahirahiriye ku isuku yaho, ndetse nta n'umunyamahanga wigeze uza muri Kigali byibuze ngo ataha atamenye agace bita Nyamirambo, cyane cyane agace bahariye amaresitora hazwi nko mu Marange. Aha hose wakwibaza uti ese kano gace kitwa Nyamirambo kubera iki kiswe Nyamirambo? Uyu munsi nicyo kiganiro tugiye gukora, ngiye kubagezaho, ngiye mugiye kubana ni Kubwimana Jean Claude, ubundi nkabasobanurira impamvu kano gace kiswe Nyamirambo. Stay on touch, niwibagiwe gukora subscribe, like na share. Umunyamateka Prof Mbonimana avuga ko inkomoko y'izina Nyamirambo ivugwaho kwishi. Ati hari abavuga ko Nyamirambo byaturutse ku mirambo y'abantu baguye mu gitero cy'Abanyoro bari baturutse muri Uganda bagatera u Rwanda, hanyuma hakaza kuneshwa bagasubira inyuma birukanka. Amateka avuga ko haguye abantu benshi muri aka gace, ugasanga huzuye imirambo. Prof Mbonimana akomeza avuga ko aya mateka nubwo avugwa nta hantu yanditse, ndetse nta n'abantu bayazi neza, uretse kuvuga ko ngo hari ku ngoma y'umwami Mibambwe wa mbere Mutabazi. Akomeza agira ati burya amateka atarasigasiwe, ndetse ngo n'abanditsi batandukanye bamenye uwo bayabaza, akenshi nta shingira bafite. Umuntu yabifata nko kugenekereza, ndetse twabyita gushakisha. Prof Mbonimana akomeza avuga ko inkomoko y'izina Nyamirambo rituruka ku miterere y'uyu musozi, kuko ari umusozi w'akarambo, bisobanuye umusozi urambuye. Ati iri zina ryaturutse ku miterere y'uyu musozi, kuko buriya iyo uwitegereje ubona ko ufite umurambi muremure. Iyo uturutse kuri Mount Kigali ukamanuka za Biryogo ugakomeza no ku Gitega, ubona hose hari umurambi. Prof Mbonimana avuga ko inyito y'agace ka Nyamirambo ifite aho ihuriye n'andi mazina yitiriwe ibice bimwe na bimwe birimo Kanombe, kuko habaga igitaka cy'Inombe, Kabusunzu kuko hari agace gafite agasozi gahanamye cyane, Kimihurura, Kimisange, Kimironko, byose byitirirwaga ibintu byabaga biri ku misozi cyangwa bikitirirwa imiterere y'aho hantu. Ngayo nguko aho izina Nyamirambo ryakomotse, ndetse nawe uhatuye ndizera ko hari icyo uvanyemo. Nkomeje kugushimira wowe ukomeje kutwereka yuko turi kumwe 5 kuri 5, ukaba ukunda amateka koko. Ndongeye ndagusabye kora subscribe, like na share, ubundi dukomeze tumenye amateka agiye atandukanye. Ubutaha nzabaganiriza kusigamigani, ngende mbabwira n'ibindi bintu bigiye bitandukanye by'amateka yaranze u Rwanda ndetse n'utundi duce. Stay on touch, ndabakunda.